Ese byaba bimaze iki kuva muri ubu buzima nawe ukisanga uri mu muriro utazima kandi byitwa ko wakoreye Imana waranayisenze? Kuko gusa hari icyahoze cyakunaniye udashobora kureka. Kuko Satani akomeza kukongerera akakumvisha ko utashobora kubivamo. Ibyo ubwabyo bikagenda bikaguca intege ugatangira no gushidikanya ku mbaraga z'Imana. Reka nkubwire, nta hantu kuri Imana itakora umuntu. Ikibazo si uko dufite intambara, ikibazo ni uko tutazi uko tuzirwana. Iyo ukoze icyaha bigucira urubanza mu mutima wawe ukumva nta nubwo ukwiriye kuba uhagaze imbere y'Imana. Ariko ahubwo nicyo gihe ukwiriye kwegera Imana kugira ngo ikweze yongere gusubiza mu buntu bwayo. Kuko iri kwiyumvamo yuko udakwiriye kwegera Imana, Satani aba arimo kugushuka akakubwira ko udakwiriye imbere y'Imana. Wowe icyo usabwa gusa ni ukujya imbere yayo ukihana ukiyeza ukongera ugasubira mu buntu bwayo. Ikibazo si inshuro uzasubira mu cyaha, ahubwo ikibazo ni inshuro uzihana. Kurambirwa kwihana cyangwa kwiyeza niyo ntambwe ya mbere yo gutsindwa. Ukwiriye guhora wiyeza igihe cyose. Mika 7:8 aravuga ngo wamwanzi we inyishima hejuru nubwo ntabwo nzongera mbyuke. Bivuze ngo ikibazo si ukugwa, ahubwo ikibazo ni ukugumayo ahubwo ntubyuke. Iyo ibyo birangiye igikurikiyeho ni uko uhita umenya igituma ukora icyo cyaha. Ese nawe ugendana nawe, ese n'ibyo ureba, ese n'ibyo ukora, ese ukamenya ahantu nyine haturuka inkomoko y'icyaha cyakunaniye. Iyo umaze kumenya aho hantu utangira kuhirinda, mbese ukirinda ahantu hose wagira uhurira n'icyo kintu cyatuma ukora icyaha. Ikindi cyanyuma ukwiriye kumenya ko utashobora kubyishoboza. Imana nyine niyo yabasha kubigushoboza. Bivuze ngo ukwiriye no guhora usenga usaba Imana ko yabasha kubigukuramo. Kuko Imana niyo nyine ibasha gukuraho ibyananiranye. Haracyari ibyiringiro, wikumva ko byakurangiriyeho. Shalom.